bintu tugomba kwamaganira kuri. Amagana ikirenge cy'umwibone ntikikugere uhereye aka kanya, kitakuvana mu byo urimo, kitagutesha inzira yawe. Abana rero bafite intimba mu mitsima, nimukanguke, Uwiteka azanye uruzi rw'ibyishimo. Turongeye tubahaye ikaze mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV, tugarutse kubagezaho ijambo ry'Imana twabateguriye, nizere ko riraza kubafasha kandi rikabagirira umumaro. Uyu munsi rero turi kumwe na Evangeliste ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Reka tumwakire kandi mbibutsa ko mugomba gukora subscribe, share ndetse na comment. Murakoze cyane. Indamukanya yacu ni muri Yesu ashimwe. Indamukanya yacu ni muri Yesu ashimwe. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Indamukanya yacu ni muri Yesu ashimwe. Indamukanya yacu ni muri Yesu ashimwe. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Abadukurikiye, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Haleluya, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Data mu izina rya Yesu, Mana y'amahoro, Mana y'ibyiringiro, Mana ifite ikirema warangiza ukagikomeza, turagushimiye. Uri inshuti nziza kuko watanze Yesu kugira ngo aduhuze nawe, kuko niko duciye bugufi kugira ngo twezeshe amaraso n'amazi. Twavuze turacumura, turareba turacumura. Ya masaha tugarutse imbere kugira ngo tubere ibyiringiro, nongere utwereke mu maso hawe. Izina ryawe nirihimbazwe. Dusengera abadukurikiye aho baherereye aho ariho hose ku isi yose, turasenze. Yaba abaherereye mu Rwanda, Amerika, Uburayi, Oceania, Israel, isi yose turabasengeye kugira ngo icyigisho tuzakibashe kubakomeza, mbese natwe tugiye kugitanga dukomere. Twemereye uzubane natwe, tubere Imana iri muri twe, kure imisozi hasigara ibibaya. Tanga umugisha kandi duhe kumva, ndetse ugiye gushyira no mu bikorwa mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Amen. Haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, tugiye kuganira dusanga muri Zaburi ibice 36. Turasoma kuva ku murongo wa 8. Haranditse ngo, Mana erega imbabazi zawe ni iz'igiciro cyinshi. Abana b'abantu bahungira mu gicucu cy'amababa yawe. Bazahazwa rwose n'umubyibuho wo mu nzu yawe, kandi uzabuhira ku ruzi rw'ibyishimo byawe, kuko aho ariho hari isoko y'ubugingo. Ujye ukomeza kugirira imbabazi abakuzi no kwereka abafite imitima itunganye gukiranuka kwawe. Ikirenge cy'umwibone cye kunzaho, ukuboko kw'abanyabyaha kwe kunyimura. Amen, amen, amen. Dusomye ijambo ry'Imana, ariko intego mfite, intego nkuzaniye aho uherereye hose ku isi yose, ni intego ivuga ngo imbabazi z'Imana yacu. Haleluya. Amen. Kugira ngo ubone umuntu ukugiriye imbabazi ntabwo ari hafi aha ngaha, ariko imbabazi z'Imana yacu zihoraho ibihe byose. Haleluya. Amen. Ndasuhuza abadukurikiye cyangwa ndahamagara abadukurikiye kuri uyu murongo wacu Mukakarangwa TV. Imana ivuganye namwe ngo imbabazi zayo ntabwo zigira umupaka. Haleluya. Imbabazi z'Imana ntabwo zigira ahantu zigarukira. Imbabazi z'Imana ni imbabazi ihora yiteguye buri gihe.
ukoze icyaha usaba imbabazi kubabarira, ufite ibibazo usaba imbabazi Imana ikubabarira, ufite ibikomeye Imana ikugirira imbabazi, ufite umurwayi Imana ikugirira imbabazi, wabuze buri kimwe abantu bagutaye Imana iravuga ati uyu muntu banze reka mutore. Murazi ko Dawidi yabaga mu ishyamba, Imana imugirira imbabazi, ireba uburyo bene nyina baba bameze neza, baryama mu nzu nziza barya neza. Imana itegereza uburyo Dawidi agirira imbabazi intama za papa we, kuko ngo idubu yarazaga akaritanyagura akavuga ati dubu ndya mbere yuko napfa, intama ya data yapfa nkasigara. Imana ireba uburyo Dawidi yagiriraga imbabazi bya papa we, irangije nawe imugirira imbabazi imugira umwami. Ubwo Eliya yarageze kuri uriya mupfakazi, ngo Eliya yari ashonje cyane avuye kuri kariya kagezi k'Ikireti, ariko ngo aragenda agera ku mukecuru uri gutashya udukwi, aramubwira ati ese wampaye icyo kurya? Umukecuru ngo areba Eliya amugirira imbabazi, aramubwira ati mu by'ukuri nakagufashije, ariko nifitiye agafu ngiye gusonga n'udukwi ndi gutoragura aka kanya nkagasangira n'umwuzukuru wanjye tukipfira. Ariko Eliya, haleluya, Eliya yumva ko Imana iri muri we iri bugirire imbabazi uwo mukecuru akimara kumwakira. Eliya aravuga ati umva reka nkubwire, ati genda unsongereho akanjye ukanzanire. Uwo mukecuru nawe ukuvuga ngo Eliya agira imbabazi uwo mukecuru, so n'umukecuru agira imbabazi Eliya. Hanyuma aramubwira ati reka ngende mbikore, aramusongera aramuzanira atitaye ko nta kandi gafu yari afite. Aho ngaho hakoze ijambo bita imbabazi. So ugahita uvuga uti niba uriya mukecuru na Eliya aramugiriye imbabazi akamurengera, Imana dusenga amanywa nijoro ntabwo izatugirira imbabazi ngo iturengere? Nje kukubwira ko imbabazi z'Imana zikiriho, haleluya. Nuko ngo arangije amugirira imbabazi, aramuhereza amaze kurya. Eliya nawe aravuga ngo hari ikiri muri njye, haleluya. Aho ugenda hose ujye umva ko hari ikintu kiri muri wowe. Niwumva nta kintu kiri muri wowe uzaba nyine hari ikintu ubura. Ariko rero aravuze ati nubwo nafite ifu, ariko hari Imana afite iri muri njye, ngiye guhita ntegeka iyo fu ntizaburemo, kuko yari amugiriye imbabazi. Arangije aramubwira ngo rero aka kanya ikibo cyawe ntikizaburemo ifu, ndetse n'amavuta ntazabure, haleluya. Arangije Eliya ngo ajya uwo mukecuru abona igiseke kiruzuye, abandi inzara yarabishe, ariko uwo mukecuru kubera imbabazi yagiriye Eliya na bugingo n'icyo kibo ngo kiracyavamo ifu, haleluya. Mbese dusomye ijambo ritubwira ngo abantu Uwiteka yagiriye imbabazi bazahazwa rwose n'umubyibuho wo mu nzu yawe, kandi uzawuhira ku ruzi rw'ibyishimo byawe, haleluya. Ndashaka ko abantu bankurikiye tugiye gufatanya icyifuzo cyo gusenga Imana izitwurire ku ruzi rw'ibyishimo byayo. Imana niyo itanga ibyishimo, ikirukana agahinda, ikirukana amakuba, ikirukana ibibazo n'amarira. Wahuye n'umuntu ukamuririra agenda kuvuga, ariko ngo wahuye n'Uwiteka ngo akuhira ku ruzi rw'ibyishimo bye. Imana ishimwe. Abantu bari babuze ibyishimo, abantu bari babuze ibyishimo baze babane nanjye tubwire Imana ngo nitwuhire ku ruzi rw'ibyishimo. Imana ishimwe kubera yuko yatugiriye imbabazi, kubera yuko turi mu bakiranuka, haleluya. Hari igihe mvuga ko gukiranuka wabuze icyo ukora, ntiwabuze icyo ukora. Hari ibintu tujya dutunga abantu bataguha, haleluya. Hari ibintu tujya tubona abantu bataduha, abantu bakatujugunya, ariko Imana ikavuga nimuze, hari uruzi mfite rw'ibyishimo ngomba guha ku bantu banjye. Imana iguhe kuri urwo ruzi mu izina rya Yesu Kristo. Noneho kuri uyu murongo wa 12 akavuga ngo wa 11, ujye ukomeza kugirira imbabazi abakuzi no kwereka abafite imitima itunganye gukiranuka kwawe, amen. Ujye ukomeza kugirira imbabazi abantu bageze gute? Abantu bakuzi. Imana iguha umugisha. Abakuzi so ntabwo ari kuzigirira abantu bose azabona mu muhanda. Imana iravuze ngo Dawidi aravuga ngo wite abakuzi ujye ukomeza kubagirira imbabazi. Mbese wagira ngo azatora buri wese wabonye? Nawe kuri uriya munsi ibitabo ni 2 azagirira imbabazi abayizi,
abatarabimenye ntabwo uwo munsi bizaba byarangiye, imbabazi zizaba zarangiye ku munsi w'urubanza. Ariko mu gihe imbabazi zigihari, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, ngwino winjire mu rugo rw'Imana. Wumve ko no mu ijuru si ugupfa kugira imbabazi wabonye wese, ahubwo hari abazikwiriye. Ngwino mu mubare w'abakeneye imbabazi z'Imana. Haleluya. Ikirenge cy'umwibone cye kunzaho, ukuboko kw'abanyabyaha kwe kunyimura. Amen. Aha Dawidi aravuga ngo ikirenge cy'umwibone nikingereho. Hari ibintu tugomba kwamaganira kure. Amagana ikirenge cy'umwibone nikikugere uhereye aka kanya, kitakuvana mu byo urimo, kitagutesha inzira yawe, kitakubuza guhura n'Imana yawe. Kandi avuga ngo kandi ukuboko kw'abanyabyaha kwe kunyimura. Hari ukuntu abanyabyaha bajya bavuga ngo bazatwimura, ariko Dawidi yaravuze ngo mvite ngo usabe wite ntazagire umunsi n'uyu n'umwe ukuboko k'umunyabyaha kunyimura. Haleluya. Nawe wowe wari ubonye hari ukuboko k'umunyabyaha kuje kukwimura, akiri humura, imbabazi z'Imana zikugezeho. Ntabwo ukuboko k'umunyabyaha kukikwimuye, ahubwo uhawe ku ruzi, wuhiwe ku ruzi rw'ibyishimo. Ni ku Uwiteka numye ngo nkubwire, Imana itwishimire. Haleluya. Abantu bari bafite nimba mu mitima, nimukanguke, Uwiteka azanye uruzi rw'ibyishimo kugira ngo natwe turuboneho. Abantu bari babuze imbabazi, abantu baze kubagirira imbabazi, Uwiteka abagiriye imbabazi. Haleluya. Abantu byari byanze, Uwiteka biremeye. Reka dusenge Imana dusoze ariko ayo magambo wumve ko ari ay'ihumure Imana iguhaye, kandi wumve ko nyuma ya zera Imana ikora, kandi wumve ko mu gihe bwije bujya bucya, wumve ko mu gihe bukeye burengera bukira, wumve yuko uri kumwe n'Uwiteka. Hari uruzi azakuhira, hari imbabazi azakugirira, hari ukuboko k'umwibone azakurinda, hari ukwirukanwa no kwimirwa k'umunyabyaha azakurinda. Ubundi uzaba mu mahoro, uri mu isi uzabona Imana, no mu ijuru uzabona Imana. Komeza gukiranuka, maze izakomeza kukugira imbabazi. Imana ihabwe icyubahiro. Waba urwariye mu bitaro, aho uherereye hose, izere dusenge. Aho uri hose, izere dusenge n'icyifuzo ufite, mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye cyane kuko hari ikintu gikomeye watubwiye. Mukuru waravuze ngo uzagira imbabazi abantu bawe. Urongera uvuga ngo kandi uzababa hafi, ndetse uzabahaza n'uruzi rw'ibyishimo, ndetse uzabarinda ukuboko k'umwibone, ubarinde kwimirwa k'umunyabyaha. Natwe abadukurikiye, yaba ari muri Amerika, reka umuhaze amahoro, reka ahure n'imbabazi zawe. Yaba ari mu Bwongereza, yaba ari mu Bubiligi, yaba ari mu Rwanda, yaba ari muri Oceania, ahantu hose Data twemerere buri wese ugukeneye. Ukimara kumva iki cyigisho yumve ko byahindutse. Yumve ko byahindutse, yumve ko byahindutse. Haleluya. Avuga ngo nahuye n'Imana, yumve ko imbabazi zamugezeho. Abarwayi bose bakubone Data, buri wese umuhire uko agukeneye, imbabazi zawe zimubonekeho, urukundo rwawe rumubonekeho, kandi uhaze kwifuza kwa buri umwe. Ibyo tubisabye twizeye mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen.